if it means getting him he or out of that marriage, nabo uwo muntu mubana ukaba wumva utamunezerewe naho mwarashakanye ubwo rushako ni ruseswa. Niba kandi uwo muntu nanone wowe wararikiye nawe akakurarikira mugahuza love bond kaza, iyo ipfuye ugeze ishobora kugira igasaza, nta mpamvu yo gukomeza kugira ute komeza kumwifungiraho, ahubwo murekera n'ushaka undi. Satani ashaka ko biburuhererekana, wirukana umugore mutandukane acurwe n'undi abarasambanye nawe ushaka n'urasambanye, noneho ibe cycle y'ubusambanye. Abagabo twe niko tumera. Niyo mpamvu uryo mugabo akenshi kugira ngo bimere neza akwiriye kurongora n'umugore aruta. Uko ugenda usaza bakaba gifite kukabaraga, n'abanga bagenda bijira ibikecuru ngo nishogamame kubera ubutindi, ibyo nabyo ni ishyano, ni interests. No, umukecuru uramushaka kubera yuko umukunda? No, uramushaka kubera ibyo atunze. Ubu ngo mu Burayi bageze ku kintu gikomeye cyane, aribyo bita women swapping. Avuga ko mwagiye hanze mukagurana abagore. Ubu mu Rwanda mu 2016 twagize divorce cases zari 21. Mwaka wakurikiyeho ziba 69, wakurikiyeho ziba 1300, wakurikiyeho ziba 2800. Wowe waryare 2019 yatigiye umugabo yankubise yangiza ati yandebye nabi, mfite n'urugiye kundeba nabi birantera ubwoba sishobora kubana nawe. Tigiye ndagiye ubwo kandi bivuze gusatura mugabana mutunga akabara ubonye akababunye igishoro. Haje sodomization bya Sodoma, kuryama n'umugore mu kibuno mu kanwa. Ibyo nabyo bimaze kuzana ibibazo, nibyo bisigaye bituma n'ingo zisenyuka. Umuntu agenda avuga ati genda shaka ibi. Ariko ubu ngubu tugiye kwinjira mu kintu cyo bita the great transition. Bivuze iki? Kwinjira mu gihe cyo umuntu guhuzwa na technology. Yes, ugasanga technology ntabwo kireba muri gadget ya telefone, ahubwo iri muri wowe. Nibwo bwa mbere mu mateka Satani azisasira abantu benshi. Abantu batuye isi bose za miliyari na za miliyari nibinjira muri icyo kintu batafite Kristo bazabinjiranye mu busa. Ubu rero turashaka gushyiraho revolution ishingiye kuri gahunda ya Kristo yuko tugomba guhabwa imbaraga mvajuru n'umwuka wera, tugakorera Imana binyuze mu kwihana no kwizera Yesu Kristo, tugahabwa imbaraga nshya. Noneho umuntu akaba cyaremwe gishya, uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse yayo. Ubu ngo twe tubiri mu kiruhuko bari muri Kristo Yesu. Reka twongere tugusuhuze inshuti mwene data muvandimwe, wowe ukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe mwese aho muri mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Reka tuvuge ngo mukomeze guhabwa umugisha n'Imana kubw'umwanya mufata mwumva ubutumwa bwiza tubagezaho. Uyu munsi turagarutse rero mu kiganiro cyacu na Pastor Musisi, aho turimo kwiga kuri izi ngingo 10 zateguwe n'umugirwakazi witwa Alice Bailey. Akaba yaraziteguye yarangiza akaziha Illuminati nayo ko barimo gushishikariza ibihugu byo mu isi, za leta z'isi ndetse n'amadini gushyira mu bikorwa izi ngingo mu buryo bwo kugira ngo kiremwa muntu kirusho kuzinukwa n'Imana. Mbega Imana izinuka kiremwa muntu, kuko uko abantu bashobora gukora ibibi bangiza ishusho y'Imana, kuko umuntu mu ishusho y'Imana niko umwuka w'Imana agenda ahunga abantu bagasigara bayobowe n'umwuka wa Satani. Kandi iyo twitegereje muri iki gihe turimo tubona ko igihe kiri gusatira iherezo, hanyuma Imana igakuraho ubwami bw'isi igashyiraho ubwami bwayo buzahora iteka ryose. Rero iki ni cyo gihe cyo kugira ngo buri wese yiga nituza mu ijambo ry'Imana, aho turihuza n'ubuzima ducamo bwa buri munsi kugira ngo tubashe kwezwa. Tuguhaye ikaze rero kugira ngo ukomeze kumva ubutumwa bwiza. Reka twakire Pasiteri abanze abasuhuze, hanyuma duse nk'abavuga gatoya kuri komenti niyo twasoma nk'ebyiri abantu banditse ku kiganiro cy'ubushize, ubundi dukomeze ku ngingo zacu. Uyu munsi ingingo yacu turi bukomerezeho ni ingingo ya 6 ivuga kuri divorce. Ni ingingo ya 5 ivuga kuri divorce. Reka tumwakire abanze abasuhuze. Pasi, amahoro y'Imana bane nawe. Murakoze, ndabashuhuje mwese n'abakozi ba Iron TV na management yose. Nshimira Imana kuko itubeshejeho, nshimira Imana kubushyaka mufite kugira ngo ubutumwa bwiza ariko cyane cyane gahunda y'umwanzi yo mu mwijima igaragare, tumenye naho ituruka, kuko abantu kenshi bahabwa amabwiriza abandi bagahabwa amategeko, ariko mu by'ukuri aturuka ku mwanzi kandi bakayabaha babanje kubabwira ubwiza bwayo, bityo abantu bamwe bakibeshya cyane cyane abizu y'Imana
aribo bakristo bakaba bakwibisha bibwira yuko ari ibintu bituruka ku Mana. Hamwe n'ibyo rero nkaba bibashimira kubera ishyaka mufite kugira ngo tugaragaze ukuri, nkabashimbana no kubwo bakurikira bigora bagakurikira bagafata umwanya wo gukurikira inyigisho akayirangiza akumva ibikubiyemo, kabe naho yabatabyumvise wenda akaba yanavuga n'amagambo amwe bamwe ntibatinyana no gutukana, ariko nibura yakurikiye. Ibyo rero rwose nabo turabashimira Imana ko bafite umwanya bakumva. Imana ibaho umugisha kuko ntabwo dushobora kumva ibintu icyarimwe, cyane cyane ko ibintu by'iyobokamana tubihishurirwa tubigeretswe n'Imana kubw'umwuka wera. Ntabwo umuntu apfa kubyumva ngo byakire, ntabwo ari ibintu dukoresha human reasoning, ubwenge bwacu kugira ngo tubyumve tubishyire ku murongo tubiyungurure. Oya, ni ibintu bijyanye n'ishurirwa ry'umwuka wera, akaba ari ukwemeza kandi akaba ari ukwigisha. So rero ndabashimiye cyane, nshimiye abari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari n'abari ku migabane yose y'isi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'izindi ndimi zirushamikiyeho, kandi niringiye ko n'abari abacu Imana ibaho umugisha. Reka noneho dusenge Imana. Uhoraho turagushimye kubw'uyu munsi mwiza, nawe wemeye yuko uyu munsi tuwushikamo, hari atashoboye kuwugeramo, hari abawugezemo ariko bari mu bitaro, abandi bari mu ihumugana, abandi bari mu mazu y'imbohe, abandi bahunze imitingito bariruka nk'abarangara, abandi bahunze amasasu. Twebwe kuba turiho twawugezeho turi amahoro, turabigushimiye Mwami, uhabwe icyubahiro cyugukwiriye kandi ushyirwe hejuru. Turagushima no kubwabo ngo batekanye bakurikira ikiganiro kugira ngo ubugingo bwabo bufashwe, nabo tubakwereka urushaho kubaha amahoro no kubatsindishiriza muri byose, ariko cyane cyane kubemeza iby'ukuri bijyanye n'ukuri kwawe wishimira kugira ngo babigenderemo. Tubyambarije mu izina ryawe rero Yesu Kristo Umwami wacu, amina. Pastor, reka noneho rero dukomeze ikiganiro cyacu, ariko mbere yuko wenda twinjira mu yindi ngingo, reka tubanze dusome nibuza nka komanteri, nibuza nk'eshatu abantu banditse kuri iki kiganiro cy'ubushize. Uwanditse yavuze ngo kuboneza urubyaro Satani amusukiyemo amazi make, kuko nubwo buryo bwa gapira intanga yose yinjiye nayo ihita ipfa, ndetse no gusohorera hanze nibyo bidahita byica urusoro, ariko nabyo si byiza. Barakoze uwo muvandimwe, kuko urabona turimo turinjira mu bintu bimaze imyaka myinshi abantu bigisha, kandi uko babyigishije nk'amahame ndetse y'agakiza. Nanjye ubwanjye ngiye nemera yuko umuntu ayoborwa n'umwuka wera ku kintu. Hari ibintu bitanditse muri Bibiliya, usibye nk'aba ngaba bavuga ijambo ry'Imana muri Bibiliya mu isezerano rya kera, aho babwira Imana yabwiye Adamu na Eva ngo mugende mubyare mwororoke mwuzure isi. Noneho rero ahangaha ugasanga n'icyo cyanditswe bakoresha mu gihe bavuga biriya bintu byo kuboneza urubyaro. Rero ndavuga ngo tuyoborwe n'umwuka w'Imana dukurikije ibyo uko bimeze. Ese umwuka w'Imana aratubwira iki? Umwuka w'Imana aratwereka, giye wanyereka ko ikintu kijyanye no kwica ni icyaha, naho ko bari gukuramo inda, naho ko bari gukora iki. So rero abantu bazi ngo iyo uvuze ikintu kitajyanye n'uko we yemera ahita cyita cya Satani, ngo Satani asutsemo amazi. Iyo ntabwo ari imvugo nziza, ahubwo yavuga ati ariko giye uko nabyize nkurikije ibyanditswe bigomba kumera bitera, no akaba aratwunguye. Nayo uvuze cyo gusa ntabwo ubufashije abumva, kuko nta alternative ubahaye. Noneho rero njye nkatekereza ngo yes, kuri icyo kibazo cy'urubyaro ntabwo gifata giye nk'inzira y'agakiza rwose. Uvuga ati nzabyara abana 100 mbabyari, nta tegeko rimubuza yuko yabagize ate, nta tegeko rihari ryaba rimukondeminga cyangwa rimukondana yuko yabyaye abana. Ariko rero undi nawe ufite uko ashaka kugira ngo wenda ibintu abishyire ku murongo by'umuryango we, ariko adakuye muri cyangwa atisha ubugingo, uwo muntu ntabwo ugena mucira witeka, ntabwo ugiye umwuka binyemeza, kuko naho umwuka w'Imana kugira ngo mvuge iby'Imana. Ntabwo ugiye nyoborwa n'amahame ashingiye ku myizerere yatsindagiwe n'idini. Gusa icyo navuga, uyu mwene data kimwe n'abandi bafite iyo mitekerereze, ibyo twe kubipfa rwose, bakomeza ubwo buryo bumva yuko ari bwiza, cyane cyane ko nta cyaha kirimo, nta cyaha rwose kirimo kuvuga mbyara abana bashire mu nda yanjye. Rwose ni byiza cyane, ariko kandi kuvuga ngo kuri atakoze nk'uko ukora ngo nawe abyara atyo, wowe ukamucira iteka ngo azarimbuka, ukabihindura uburyo nk'aho ariyo nzira yo gukiranuka, kandi mu bindi uri mubi. Kuko abantu benshi bigisha ibyo ngibyo cyangwa bari muri ayo mahame usanga ari abagome mu buryo bundi.
ni abanyamushiha, ni abanyenzangano, ni abanyamoko, ariko ugasanga kandi icyo kintu bagihagazeho. Kubera iki? Niyo kigaragaza ko kiba kitaravuye ku Mana, kuko usanga iby'ukuri babyirengagiza, noneho bagafata akaranga k'idini bari ko bashyira imbere. Ndumva ngo namubwirane, ariko icyo ashaka agiye kubabwira ntabwo baciraho iteka, ntibakore batyo. N'undi wese ubifuza rwose abyare rwose ni byiza. Okay, urumva icyo yaravuze we ashatse kugaragaza ngo kuko mwari mwatubwiye yuko kuboneza urubyaro nta cyaha kirimo, keretse ahubwo umuntu wakuyemo inda yamaze kugeramo umwana amaze guhinduka urusoro. Noneho uyu nguyu we uko avuze, waravuze ati ahubwo ubwo ni ukuvuga ngo intanga zigiye mu gapira n'ubundi urusoro rutarupfa, kandi urusoro ni umuntu. Akongera akavuga ati ahubwo noneho ziriya wavuze ngo umuntu yiroteraho ngo bihwanye n'uko wamena mu gapira, waravuze ati ahubwo ziriya noneho z'umuntu yiroteraho nta nubwo zipfa, ahubwo izo mu gapira nizo zipfa. Ati rero byose, yaba ari agapira, yaba ari bya binini, yaba ari inshinge, yaba ari n'ibindi byose ngo ni icyaha. Ariko avuga ko no kwirotora ko ari icyaha. Ntabwo yabyise icyaha, ahubwo we yagaragaje ko wowe uburyo wavuze wagaragaje ko ari izo nshinge, ari ibinini, ari agapira, byose nta cyaha kibirimo, kuko ngo usa nkaho ubyerekeye ubihuza no kwiroteraho, kuko iyo umuntu yiroteyeho n'ubundi bingana no kuba wamena inanga muri prudence cyangwa mu gapira. Hanyuma rero noneho we cyavuze hano, aravuze ati byose ni icyaha, yaba ari agapira, yaba ari inshinge, yaba ari n'ibindi byose ni icyaha. Ati nabundi byo kwiroteraho ni uko Imana yaremye umuntu. Ati kandi ubwo none zirananga zo kwiroteraho nta nubwo zo zipfa, kuriya zasohotse, atari zijya mu gapira zo zirapfa, nuko avuze. None se kucyo abaho ntabwo zipfa, ziriya zirakomeza zikabaho zikagenda, zibaho ziri hehe ko utabona zimera ngo ziba abantu, kandi ko ari umurimo wazo. Ibyo ngibyo aho ngaho nawe arabeshya. Gusa icyo navuga njyewe, inama ngiye nshaka kugira abantu kuri icyo kibazo, inama nagira abantu ni ukujya babaza muganga. Abaganga nibo baduha inama, methods zikoreshwa. Iyo umuganga avuga ati iyi ngiyi iba yamaze gufatanika abantu n'umuntu, iyo ngiye ukwereka nk'umukristo. Iyo areba akwereka ati iyi ngiyi nta kibazo kiteye, akurikije uburyo abisobanuye, n'ubu rero twakumva kuruta umuntu ufata ikintu cyose ngo cyo ni icyaha, icyo ni icyaha. Nose nukoresheje urunigi kibaye icyaha. Urumva we waravuga mbese uwo umugambi wo kuboneza urubyaro ubwawe nicyo cyaha, uko wabikora kose. Ni ukuvuga uyu muntu nari maze kumusobanurira, ndumva bihagije. Icyo nabwira abandi bantu bose, reka tubaye turebe kwa n'abaganga uko ibyo bavuga, kuko hari abantu bakoresha urunigi. Hari abantu bazi kubara iminsi, akabara iminsi y'uburumbuke akayimenya, akabeta umwe ndyama n'umugore wanjye arasaba, n'umugore nawe akaba ndyamanye n'umugabo nasaba, kuko abagore barabyumva. Noneho rero ubwo ngubwo twareba, kereka niba igitekerezo kibona zongera twandikire. Niba igitekerezo cyo kivuga ngo igitekerezo ubwacyo cyo kuboneza urubyaro cyaje, haba haje Satani, abo twamwumva. Nkurikije uko yavuze ntabwo ari ko yavuze. W'icyo yavuzeho ni uko yagaragaje ko inanga yose yamaze gusohoka, ntikore icyo yagombaga gukora biturutse mu bitekerezo byawe, uba ukoze icyaha. Niba uyimennye muri ya prudence, niba umugore yishyirishemo ako gapira, niba yifungishije, ubwo ni ukuvuga ngo uko muzamukora imibonano ya ntanga irapfa, nta kintu imaze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri yavuze gushaka gusenya biriya wavuze by'uko n'ubundi uko bimera byahuzwa neza n'uko umuntu yiroteraho. Wese uvuga ngo kwiroteraho ni uko umuntu aremwe, niko Imana yamuremye. Ibyo ni ibintu aba bitaturutse mu mugambi we, ntabwo Imana amubara y'icyaha. Ariko ibintu wagambiriye mu bwonko bwawe wanga kubyara, byo ni icyo cyaha. None se mbaze wenda akabazo ka nyuma zakadusubiza. Imana yarema umuntu mu buryo yazajya akora icyaha atabizi? Kuki se iyo provision Imana imuhiyo nzira ngo azabikora atyo? Kuki avuga nabi intanga zimenetse hasi mu buryo bwo bwose ari icyaha? Kuki Imana yarema umuntu afite iyo weakness yo gukora icyaha mu buryo nubwo yaba atabigambireho akagikora? Jewe mba numva ikindi cya kabiri, ndamashaka umuntu abavuga ikintu cyo yita icyaha agomba kukigaragariza n'ibyanditswe bigaragaza ko ari icyaha.
naho bigenze n'ibintu bijyanye na theory ziba zarubatswe n'idini banumva ko atari byo. Nanjye nditeguye kucyakira, nanjye nkahugurika nkacyumva aramutse akinyemeje, kuko nanjye numvira umwuka wera. Yakoze. Katujye ku yindi komanteri umuntu yaranditse aravuga ngo najyaga nkunda kumva ikiganiro cya Pastor Musisi, ariko ku ngingo yo kuboneza urubyaro ho arataniye rwose. Uburyo bwose umuntu yakoresha akuramo inda cyangwa yirinda gusama inda ni icyaha imbere y'Imana. Agakingirizo, ibinini, udupira n'ibindi byazanywe mu mugambi urambye wa Satani wo kugabanya abantu ku isi no kwangisha abantu Imana. Imana ubwayo niyo itanga urubyaro, kandi yagennye uburyo burinda umuntu gutera inda cyangwa gusama. Kwiroteraho imihango, Imana ihora ibyihanisha abantu, kuko abantu bigize abanyabwenge ntibashaka gusaba Imana abana bifuza, ahubwo bicira inzira mu kubyara abo bishakiye. Mwigisha ukuri neza, ntimuvange ukuri n'ibinyoma. Uwo nguwo ndumva ibyo navuze bihagije kuri uyu nawe yabyumvira. Aho gusa hari ukuntu ushaka kumwongeraho, kariya kantu avuze ngo Imana ihora yihanisha abantu, nawe uzaho ugaturuka. Niba abandi b'abahanuzi b'iki gihe bahaguruka, nta kindi bababwira kwihana. Imana yanyeretse urasambana, wakuyemo inda, wakoze ibi, uri muri onapo, ugasanga bari mu byumba n'ibyo barimo Imana irabihanisha. Buriya buryo rero nabwo impamvu tubukemanga nuko tuzi yuko atari ubuhanuzi bw'ukuri. Akenshi bari ubuhanuzi bw'ibinyoma abantu bishyiriyeho kugira ngo biciriye inzira. Uzarebe abahanuzi b'iki gihe nta bindi bazi kiretse kuvuga ngo Imana yambwiye ngo ije gukubita, ije gukubita itababarira, ije guhana, ije kurimbura. None iyo Mana ngo muyitegure no kugiye kwikorera. Kandi ibyo ni ibintu bagenda barepeta bavana no kubandi, kuko Bibiliya yavuga ngo abahanuzi b'ibinyoma bahora bibana amagambo. Ibyo rero yavuze cyangwa mbata numva hakomoka n'imikorere ye. Kuko Imana ihora yihanisha abantu. Uzi yuko mu byumba nta kindi bantu bakora bihanisha abantu, kandi bihanisha abantu bo ntibihana. Ntabashobora ati bagezi banje nanjye ikapfuka imbere yanyu Imana ibabarira ikintu runaka, bahindutse nk'Imana. Ubwo no gutwara umwanya w'Imana. Ibyo tujya tubigenzura kandi twagize amahirwe ko bamugiye kirekire tubona uburyo biri ari ibintu bipfuye. Birumvikana kuko ibyo yavuze birasa nk'ibyo uri yaturangije. Wenda ahandi kadusome ni komantere ebyiri zenda gusa, kuko bazanditse ni ba bantu b'idini isenga ku isabato. Yego. Uwa mbere yifashisha umurongo muri Matayo 5:19. Ahita yandika aravuga ngo uzica rimwe muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, ubwami bw'Imana zitwa mutoya rwose. Aya ni amagambo Yesu yavuze, nyine niyo yahise ashyiraho. Undi arandika ngo kuki Musisi uvuga ngo isabato ni y'Abayuda, ariko byagira kuri Yesu ntabo w'Abayuda bonyine, ukumva umukeneye, kandi Yesu ubwe ari we wivugiye ko amategeko atazigera avaho. Ndibaza wasubiza izi komantere ebyiri zirebana n'itegeko ry'isabato n'Abayahudi. Ahangaha bana bantu b'isabato bafite ikibazo gikomeye cyane. Imana ubwayo yavuze iby'umunsi wa karindwi. Imana yavuga ngo kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi, iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi, kandi nanone ngo ntibazinjira mu ruhukiro bwanjye. Ni bande se batazinjira mu ruhukiro bw'Imana? Niba abandi abatijemo mbere n'abatijiramo ubu ngubu, kuko bose ntabwo bumviye ubutumwa bwiza. Kuko ubutumwa bwiza twe tubwiriza nubo kwinjira mu ruhukiro bw'Imana muri Yesu Kristo. Itegeko rya 4 rivuze ikimenyetso rikavuga n'ikiruhuko. Mu isezerano rishya ikiruhuko dufite ni Kristo Yesu, niwe itegeko rya 4. Rukabivugira ntunahuranyije. Itegeko rya 4 ntiryavuyeho, kuko ari ikiruhuko kikaba ari ikimenyetso byasohoreye muri Kristo. Ubigarura rero nturwanya Kristo, kandi ntashaka uburuhukiro nyakuri. Abari bafataga ikiruhuko mu butayu bashiriyeyo. Barashira kubera iki? Kuko batizeye Imana. Aha rero ijambo ry'Imana tubwira ngo
Abaheburayo 3 noneho umurongo waho wa 6 ngo ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nuko rero nk'uko umwuka wera avuga ati, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima nk'uko mwinangiye mu gihe cyo kurakaza, umunsi wo kugerageza mu butayu, aho basekuruza banyu bageragereje bakantata bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Niyo cyatumye ngirira umujinya b'icyo gihe nkavuga nti imitima yabo ihora iyoba kandi ntibarakamenya inzira zanjye. Nuko ndahirana umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho, ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha, kuko twahindutse abafatanyije Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu. Aha ngakomeza agira ati rero nk'uko bivugwa ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire ibitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Akabaza, mbese ni bande bumvise bakayirakaza? Si abavuye muri Egiputa bose bashoreye na Mose? Kandi ni bande yagiriraga umujinya imyaka 40? Si abacumuye bakagwa intumbi zabo zigahera mu butayu? Ni bande yarahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo? Si abatayumviye se? Kandi tubona ko batashoboye kwinjira mu butayu kuko batizeye. Batashoboye kwinjira mu buruhukiro bwayo, batashoboye kwinjira muri ubwo buruhukiro kuko batizeye. Nyamara abangaba n'ababakomotseho bose nabo ntibizeye. Bageze mu gihugu cy'isezerano nabwo Imana ntibayumviye. Iyo baza kuyumvira kandi harimo n'abakomezaga amategeko yabo nk'abafarisayo, ntabwo Imana iba yarabaciye imbere yayo igihe Yesu yari amaze kubambwa, maze Roma ikabatwara kugeza na bugingo n'ubu baraciye imbere yayo. Ikibazo ngize rero kugira ngo nizo kugira kimwe kibazo ngo nuko rero ubwisezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo hari hatagira uwo muri mwe usa nkaho atarishyikira, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi. Nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko baryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye, uno murongo wa 3, ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo buruhukiro tumaze kwizera se uburuhukiro n'ubu ni Sabato, kandi twizeye, twebwe twizeye Yesu Kristo niwe duhamagarira. Aha nagira ngo n'abantu bose bumve kwizera icyo bivuze. Ni ukwizera Yesu Kristo. Kuko kwizera Yesu Kristo ni ukwizera Imana dukurikije isezerano rishya. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo mwumve neza icyo ashaka kuvuga n'abandi babyumve neza. Iramubwira ngo nzabahagurukiriza umuhanuzi hagati muri mwe. Uwo muhanuzi azashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, azajya avuga ibyanjye, ntazabivuga ku bwazo, avuga ku bwanjye. Kandi uwo muhanuzi ibyo azavuga utazamwumvira azabimuhora. Uyu mwanditsi w'igitabo bajya bita Paulo, yese yashaka kumwita Paulo ko ntiyivuze, yasobanuriye Abaheburayo. Tubaye twuha Abaheburayo ni bantu ki? Abaheburayo ni Abayuda ba Gikristo bahindukiriye Kristo. Uru rwandiko rwabandikiwe neza kugira ngo bamenye neza imihango y'idini ryabo n'imigenzo n'amategeko yayo yuko ntacyo afashije, ariko kuko ari ubwira buhanitse mu buryo bw'umwuka wera abantu babyumva. Noneho aha ngaha we arasobanura bene wabo ati ubwo twizeye, murongo wa 3, naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira muri ubwo buruhukiro bwanjye. Aha none ubwo buruhukiro buvugwa n'ubuye, aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Ubu nibwo buruhukiro buvugwa. Noneho twabwijemo kera rero, twabwijemo rya rubwo buruhukiro, twabwijemo igihe twizeye Yesu Kristo. Aho kantu murakumva se neza. Nuvuga ngo ubwo buruhukiro twebwe tumaze kwinjira Yesu Kristo, twije mu buruhukiro. Uburuhukiro n'ubundi bw'Isabato abantu bashakisha barashaka kuvanaho Kristo kandi uburuhukiro bw'iteka. Ngo rira tegeko rya 4 rifite inshingano zo kugira ngo turuhuye. Amadini yose haba ayangaya yazaga icyumweru ngo no munsi w'Imana, n'aba ngaba gikomeze Sabato bose bari mu buyobe, bari n'umwuka wa Antikristo. Abizeye Yesu Kristo bari abizeye Yesu Kristo no bari mu buruhukiro. Iyo umaze kwizera Yesu, uyu munsi ni wumva ijambo rye, yawo no murongo tugiye gukurikiraho haravuga ngo
ngo aribwo Imana yaruhutse imaze kurema isi, ngo kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Urumva icyo bishatse kuvuga? Ngo nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba batarabwinjijwemo, bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi. Aho kantu mukumve neza, Imana yongera gutoranya undi munsi, kuko ba bandi urya tegeko ntibarishohoje, kuko ntabwo ryatumye binjira muri bwa buruhukiro. Imana yongera gutoranya undi munsi, ari wo uyu munsi wa none, ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Ubu genda ahangaha ndijwi ry'Imana, sindi Imana ndijwi ryayo, kuko ni umwuka uvuga w'Imana. Bumva ijambo ry'uyu munsi, uyu munsi uyu nguyu, bumvise ubutumwa bwiza, bizere umukiza, binjire mu buruhukiro. Kandi ubu buruhukiro nibwo bwateganyirijwe abantu b'Imana kuzaruhukiramo by'iteka ryose. Bave muri bya bindi, ko kiriya sabato yashushanyaga, yari ikiruhuko, yari icya mbere, yari n'ikimenyetso ku Bayuda, kandi yashushanyaga ikiruhuko nyakuri, ari we Kristo. Kristo rero yaraje. Niyo mpamvu ahangaha ijambo rikomeza rigira riti iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Ariko ibintu byumve neza, Yosuwa yabaruhura bivuze iki? Yosuwa iyo amara kubatuza mu gihugu cya Palestine, cyangwa se bivuge mu mvugo isobanutse mu gihugu cya Kanani, ikabatuza, bajya kuba baruhutse, ariko ntabwo yashoboye kubaruhura. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo iyo Yosuwa baruhura, Imana ntibajyaga kwisaba kongera kuvuga iby'undi munsi. Kandi uwo munsi uvugwa ni uyu munsi wa none, uyu wumviyeho ijambo rya Kristo ukizera. Uwo munsi iyo wumvishije Kristo ukizera, winjira mu buruhukiro. Niyo mpamvu hano hagira ati nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, ubwo tubwinjira byo twizeye. Noneho agakomeza agira ati kuko uwinjiye muri ubwo buruhukiro, uwinjiye mu buruhukiro bwayo, nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Ubu ngo twe tubiri mu kiruhuko, bari muri Kristo Yesu. Ariko bariya bahora bigisha ubutumwa bwabo bugahora buvangirwa n'amategeko, gushyiramo amategeko n'ubugata agaciro, kuko ari ushobora guhindura umunyabyaha, ahubwo yinjirwamo n'umwuka mubi witwa ngo umwuka w'ubuhanuzi, wa wundi wamanutse uriya mugore witwa Elena White. Ugasanga nibyo bibiri byuzuye mu muntu. None umuntu ugasanga arakwanzura, amubwira Yesu mukangana, ariko numubwira isabato murabishuti, kuko niyo yasimbuye Kristo kuri bo. Urano umwuka mubi ukwiriye kwirukanwa. Murongo wa 11 ngo nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegerezo cy'aba bandi cyo kutumva. Ahangaha magize akabazo, bivuge ngo abantu benshi ntabwo baramenya ikintu cyitwa gukizwa no kwizera. Kubera iki? Aba bantu tubonye Imana yarimburiye mu butayu, ntibari bafite amategeko n'irya kane, ntibari barifitemo ryo kuruhuka. Bararuhukaga ahubwo, bararuhukaga. N'abangaba bo Yosuwa yaruhuye, noneho ubu ni ba bandi baruhutse, kuko baramaze kwambuka Yorodani, bamaze gutuzwa mu gihugu cy'i Kanani. Hanyuma ni iki cyatumye Imana ibatsinda mu butayu? Ngewe ukuntu numvise, kuko urumva Bibiliya ivuga ko bahagurutse ngo ari uduhumbi 6, ubaza abagabo gusa 600. Ariko mu bahagurutse aho ngaho ngo harimo n'abagabo 2, Yosuwa na Kalebu. Aha ni nko nshaka ko kugira ngo udusobanurire, ese Yosuwa na Kalebu yakijijwe no kwitondera amategeko y'Imana, bakijijwe no kwitondera amategeko y'Imana, cyangwa bakijijwe no kwizera? Yosuwa na Kalebu bakijijwe no kwizera Imana, kuko bagiye gutata babonye ibintu by'ibitangaza. Kandi kuko nawe utizera byakubaho, kuko babonye ibintu badashoboye. Babonye inkike z'amabuye zigera mu ijuru. Urumva kugira ngo uzazime n'ubwazo winjire ni ikibazo. Babonye abantu bari barebare bakomoka mu bwoko bwa kera bwahoze mu isi, abana banaki, byari bihararumbo bikomeye. Noneho ngo babareba bo bakareba ari nk'inzige imbere yabo,
ngo batubonaga nk'inzige kandi nuko natwe twakwibona imbere yabo tukabona turi inzige noneho bari bihanyanswa nibwo tubyita mu kinyarwanda. Ibyo bihanyanswa rero byabateye ubwoba, cyakora hari icyo bemeye batakora igihugu cyo turacyemera ari cyiza kuko bazanye no ku mbuto zacyo, ariko hari icyo Imana yabagaye ntibayizeye. Kuki batizeye? ntibashoboje kwizera n'ibyo babonye imbere yabo, kuko Imana mbere yakoze ibitangaza imbere ya Farawo barabibona, bariya byose barabibonye, bambuka inyanja itukura ibyo barabibona, nabo ntibizera Imana. Bari bakura amazi mu gitare kirushaho gukomera, ariko ntibizera. Noneho rero bageze abantu yavuye mu ijuru, noneho rero ahangaha ntibavuze bati twebwe bariya Imana yacu nta kibazo. Baraje baravuga bati bazanye inkuru y'incamugongo, babwira abantu bati yemwe mureke tugwa ahangaha. Noneho babandi itorero icyo bakoze cyababaje Imana, usibye no kutizera kwabo, ariko bazamye no kwigaragambya cyangwa kwitotomba mu ngando, kuko abari mu ngando baravuze bati babwiye Mose na Aroni bati tugiye kubatera amabuye mupfe. Mwadukuriye iki mu gihugu cya Egiputa ko twajyaga tubaho data turi abacakara, ariko tukarya imyungu n'inkoma mahanga tukabaho, tukarya n'inyama, tukarya n'agatunguru cumu. None ubu tugiye kugwaha n'abana bacu, urumva neza? Noneho rero ikibazo gikomeye cyane kandi kibabaje uwo munsi, ariko Imana birayibabaza. Ni ukuvuga ngo icyo kintu kiratwigisha kikigisha n'abandi bantu. Ikibazo narindi kukubaza ari nacyo ngewe nahise mbonamo igisubizo, sinzi niba dukurikiye babyumva, nuko Abisiraheli Imana yatsinze mu butayu bari baraha amategeko. Ukibaza ese kuki nyine amategeko atabakijije niba bari barayahawe? Ese kuki no Yosuwa na Kalebu kandi nabo barayoborwaga n'amategeko? Ariko biranavuga ngo Yosuwa na Kalebu bari bafite undi mutima, bivuga ngo umutima bari bafite utandukanye n'umutima w'amategeko. Uwo mutima wabakijije bo bakagira Kanani ni wo kwizera. Bo babaye abagabo kandi bavuze ijambo rya kigabo, baravuze ngo Imana niba iri kumwe natwe nta kibuza bari tuzabatsinda. Bajya inama kwizera, bajya inama baravuga ati rero mwe guca abantu intege bacyaha bagenzi babo, bati yuko twarakibonye n'ibyo abangaba bene wacu twajyanye barabibonye yuko byari bikomeye, ariko Imana niba iri hagati muri twe iri kumwe natwe nta kabuza bari abantu tuzabarya nk'imitsima. Urumva kuko ni ukwizera kuvugira mu mbaraga, kandi Imana izi neza yuko iyo umuntu adafite kwizera muri iyi si nta n'ikintu yageraho. None se washobora guhangana n'ibihe, cyangwa washobora no gupfira Kristo, cyangwa no kwemera ukababazwa kubw'ijambo ry'Imana udafite kwizera? Bivuga ngo amategeko ntahesha ubugingo ahubwo aricisha. Oya, n'abangaba bano b'amategeko bafite ikibazo. Iby'akarengane nibiza bo ibyo bita akarengane nibo bambere na mbere bazahunga, nta nubwo bazanahagarara kuko nta mwuka w'Imana bafite. Ntabwo amategeko ashobora kubahesha ubukana n'imbaraga zo kuyapfira, keretse umwuka wa Satani w'ubwihebe nk'uburi mu Barabu n'Abayisilamu ubajemo bapfa. Genda mvuga yuko bapfuye kandi bapfuye ubusa, kuko nk'ibi ngibi reba, nk'ibi ngibi bigenda bikorwa, n'ibi ngibi turabigenda bikorwa byo kubibangamiye ivugabutumwa mu gihugu. Ubwabo nibo bambere na mbere bashyira amategeko, bagandukira amategeko, bavuga ngo Imana iravuga ngo amategeko iravuga ngo mugandukire abategetsi. Hanyuma ubwo ndibwira ko twagira wenda aho tuba dusubikiye ibibazo bya bene data, kubera ko wa mugani amategeko aragoye, niyo mpamvu tubijyamo ntitubivemo. Ndibwira ko rero wasa nkaho usoreza ahangaha tugakomeza ingingo yacu. Urakoze rwose, nanjye ndabyemera. Abantu bakomeza amategeko ni byiza. Tuvuze ko bitashoboka n'akarengane n'ubu karatangiye karahari, kuko amategeko n'ubu ngubu isi igenda ishyiraho abangamiye inzira y'agakiza. Ntabwo rero nabona bahagararira ngo bayatsinde cyangwa bayarwanye, ahubwo ibiramambo nibo bambere na mbere bagira bate baheruka nk'abayafata, bavuga ngo haranditse ngo tugandukire ubutegetsi, ahubwo bakavuga ngo akarengane kabo kazaterwa n'ikigirwamana cyitwa isabato. Umunsi sabato bavuze ngo dimanche ngo nigiye gusengerwaho ngo nibwo bazarengana. Ukabaza utungu nta karengane gari bo ntabwo bakabona, ariko banze rwo bazahinduka abakristo. Umva ariko bahora barata nk'ariko kazabahindura abakristo hari bakemerwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo isabato nubwo bavuga amategeko, ariko burya amategeko ntabwo yakunda yose, kuko amategeko nk'ubu ngubu yishwe na Kiliziya Gatolika y'i Roma harimo n'itegeko rya kabiri
ni naryo ribabaje cyane kuko rituma abantu bajya mu bishushanyo bakabiramya. Ariko kubera yuko mu mwuka nabo bafite igishushanyo cyabo cyitwa isabato baramya, ntabwo rero itegeko baryitaho, nta nubwo banarivuga. Ariko iyo bageze mu itegeko rya 4 buriya ryabaye ikigirwamana. Ese ikigirwamana ni igiki? Igishushanyo n'ikigirwamana ni ibintu bimwe, cyane aho cyabaye igishushanyo kuri bo. Ni ukuvuga iki ikigirwamana cyasimbuye Kristo. Ushobora kuvuga nabi Kristo, ushobora gukora, ariko iyo uvuze isabato ni ikibazo. Rero niyo mpamvu na Kristo ubwabo badashobora kumumenya, ko Kristo muhishurirwa Imana niduha kuba muri Kristo. None si umwanze wabute muri we, tuvugishije ukuri. Wenda katurangirize aho ngaho mu Korinto ba mbere igice cyabo cya mbere umurongo wa 30, ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, kandi akatubera gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. None baba bate muri Kristo kandi Kristo bamurwanya bamusimbuza cyangwa bamusumbinisha ibindi? Baba bate muri Kristo kandi bagishyira imbere isezerano ry'amategeko, kandi isezerano ry'amategeko Bibiliya ivuga ko ryashaje. Dore impamvu ivuga yuko ryashaje, kugira ngo babyumve neza. Abaheburayo 8:13 dore uko havuga, haragira hati: ubwo Uwiteka yivugiye ubwo ati isezerano rishya ryo turimo twebwe, ngo ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere. We ikintu kirashaje, ariko wowe umeze nk'ikirondwe, uragiye ukiraniraniyeho. Mbega ni yanga yapfuye ikirengo gikomeza kuguma ku ruhu. Yashajishije irya kera. Uko bano bantu umuntu abagira ati cyakora umuntu ntabwo wenda yavuga, cyakora Paulo yaravuze ngo ubuzazi wanyu sishaka kujya muzazi nitwaje ishimbo cyangwa ikibando. Abangaba no wagiye wabo nyina kanyara yitwaje ishimbo, sinzi nawe rego bakumva. Ntabwo bakumva. Kandi ngo igishaze kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Bano sezerano rya kera riradufasha mu rwego rwo kumenya amateka. Yego. No mu rwego rwo kumenya icyaha, ko icyaha tukimenyera amategeko. Ariko ntabwo tukibona, ntabwo harimo ubutsinzi. Nta n'impamvu yo gukuramo bimwe muri byo ngo bizane mu isezerano rishya ngo hari bigufashe gutsinda no kunezeza Imana. Wapi? Ahubwo muri Kristo icyaha turakimenya, ariko tugahabwa inzira nshya yo gutsindishirizwamo. So rero nkaba nagarukira aho ngaho, ibibazo ndumva twaba tubiricumbikiye aho ngaho. Bene data turabashubije, Imana ibahe umugisha. Reka tugaruke ku ngingo yacu iya 5. Izi ngingo 10 zateguwe n'uriya mugirwakazi ari we witwa Arsbey. Hanyuma turebe, ngira ngo ingingo 5 irarebana n'ibya divorce, kandi turabona ko muri iyi minsi ya nyuma duhagazemo nicyo kintu kigezweho, naho abantu bari gusezerana bakabanza bagahana kontara igihe bazamarana. Ese koko Bibiliya ni kwivugira byemeza ko Bibiliya tubwira ko Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babe umwe? Mudufashe noneho twiga kuri iyo ngingo, twumve turebe niba atari byo duhagazemo muri iyi minsi, kuko turareba ingo ziri gusenyuka buri munsi imiryango yaba ya Gikristo yaba ya gipagani. Kandi buriya naje gusanga uburere bukomoka mu muryango bw'abana. Vuge ngo n'ubundi umugabo n'umugore batabanye n'abana kurerwa bizagorana. Nyine bazajya wenda muri ayo mashuri babapakiramo bya bindi bye n'ubundi twabonye, ariko nta burere bw'abana bazaba bahawe. Yarakoze ibyo magambo uvuze n'amagambo meza kandi n'amagambo y'ubwenge. Iyi ngingo ya 5 kimwe n'izindi ngingo zose tuzakurikira 10 zose hamwe twavuze yuko zitwa the 10 point charter, ariko zikubiye mu mugambi mugari witwa the blue beam. Uwo ni umugambi wo gushyiraho leta imwe, idini rimwe, no gusenya umuryango nk'uko tuwuzi, ndetse no gusenya umuntu agatakaza uburyo bwo gutekereza no kuba yakugira icyo arema cyangwa cyakora. Mu bwenge bwe agasigara gusa ari igikoresho kitaturuka muri we, gituruka hanze. Iyo project rero yitwa blue beam yicije n'abantu benshi bagereza ku exposinga, harimo na mwene data witwaga George cyangwa George Palast, naye bamwishe nk'uko bishe bano ba Magufuli na ba Nkurunziza. Baravuga ngo yishwe n'umutima kandi ntabwo yajyaga u Rwanda. N'abangaba nabo nuko babageze, kuko bari bahagaze muri gahunda kugira ngo bayihagarike. Natwe twese ubu ngubu tuba dufite ibitekerezo, ariko ntabwo twabura gukorera Imana ngo turagira, kuko ntibashaka yuko ibyo bigaragara. So iyo program rero irakomeje, yitwa
niyo yitwa Blue Beam Project. Niyo ni gahunda ngari yo guhindura abantu kugira ngo binjizwe mu kintu cyo twavuze cyitwa the New World Order. Bamwe bita ngo New Age. Actually New Age nizo ntego z'igihumbi zitwaramwe abantu. Nibwo bwa mbere mu mateka Satani azisasira abantu benshi. Abantu batuye isi bose za miliyari na za miliyari nibinjira muri icyo kintu batafite Kristo bazabinjiranye mu busa kandi bazarimbuka bose. Ko ubutumwa buzabutabwirizwa n'abantu mindset zabazarahidukiye. Ariko mindset yanjye ugiye ubwenge bwanjye ntabwo wabuhindura kubera isi umwuka wera ntiyemera yuko ushobora kubushyiramo ibitari byo ngo byemere. Ariko undi wisi we agenda akurikira ngo ni iterambere akagenderanira ko. Niyo mpamvu abakurikira ikiganiro babwira ngo bahunge hakiri kare niba bashaka gusigarana umwimerere w'ubumuntu baje muri Kristo. Ko Kristo wenyine uzabatsindishiriza iriya programme ntizabagereho. Ariko ubu ngubu tugiye kwinjira mu kintu cyo bita the great transition. Bivuze iki? Kwinjira mu gihe cy'umuntu guhuzwa na tekinoloji. Yes. Ugasanga tekinoloji ntabwo kireba muri gadget ya telefone ahubwo iri muri wowe. Ni muri wowe. Ni muri wowe iri baragushaka barakubwira ibi ukagenda ukurikira nk'ikigori. Ariko nawe ufite Kristo ntabwo ibintu ushobora kugeraho. Amina. Niyo mpamvu ubu ngubu ugewe ibintu byose mbivuga nkabibwira abantu bakava ahubwo abantu bakavuga baturiya muntu ngira ngo arwaye mu mutwe. No, ntabwo ari urwaye ahubwo niwo barwaye. Buri yo musazi yakureba araseka bare wowe warasaze byararangiye. Ariko nibyo umusazi iyo akureba abona ari we muzima akabona niwe ufite ikibazo. Yarakura atari kuri ya muntu buriya ibyo biti. Ariko urumva dufite ibibazo. Ariko niho bashaka twiziza muri iyo gahunda. Ariko pastor ese ubundi iyi tekinoloji ntabwo koko byatangiye ubundi ntabwo yatangiye guhindura abantu mu ntekerezo? Yes, urabona uhereye mu mwaka wa 2007 2009 iyi telefone nibo bwa mbere yakoreshejwe ku buryo umuntu muvuga n'umureba. Iyi smart nturako umuntu ujye tugashyira ukavuga namureba n'abakureba. None se buriya webere ko bituruka he? Wowe wahuru urakureba n'uyu baramureba nibo babahuza. Nuvuga ngo baragufite. Aho uri barahareba n'ibyo barawukora. Buriya ibintu biri hejuru cyane yo kumenya kwacu. Kandi n'abadayimoni babibakorera n'ubufindo bwabo. Ni kuvuga ngo buriya buhanga bwose n'abadayimoni babubaha. N'abadayimoni babukora. Yes, ariko abantu ntabwo babyumva. Noneho rero uko bagenda babijyamo wowe wari wareba ariko ntuko abantu bagenda bangirika. Umuntu agakora ubukwe akabukora n'umugabo mugenzi we abantu bakabutaha. Ntibarebe yuko ari ishyano ribaye bakuva yuko ari bisanzwe. Hari warongowe n'imbwa ayikurana y'ubukwe. Abantu barabutabagera ko basezeranya. Umuntu ushinzwe gusezeranya abantu bashakanye n'abasezeranya. Rwose arabikora usibye yuko abikora gafite n'isona seka ariko agomba kubikora ko n'uburenganzira bw'umuntu kandi uburenganzira bwe ntugomba kugira ute ubwinjiramo. Narabibonye rero ndumirwa. Ni ibintu bagenda batumenyereza ibintu cyo bita the abnormalities. Tukabireba nk'ibintu biri normal. Ibintu abnormalities bikaba normalities. Ni ibintu bipfuye. So rero ahanga no tugiye kwinjira uwo mugambi ndawukubwiye iyi gahunda ni mwiri. So gahunda rero igirwa yaho ya gatanu abadukurikiye bibuka yuko twabonye ingingo ya 4 n'iya gatatu yo gushishikariza abantu gusambanye. None ubusambanyi bwambara kwemerwa hagakurikiraho no kwemera gukura mwinda. Gukura mwinda bikaba ari umuntu agahitamo urahari ndazira gusamwa hanyuma none bavuga ati munazikuremo kandi bakababwira kugira ngo batinyura abantu gusambana nta shiti nuko inda zitateganyijwe zibaye zigomba gukurwamo. Umuntu agakura mwinda ntacyo mubwiye. None uko gukura mwinda akaba arimo aramena amaraso kandi ibyo ngibyo ni ibitambo Satani arya. Abana bazira inenge badafite icyaha na kimwe barishwe. None uko umuntu akubwo ariko se ngo yagomba gukiza ubugingo bwe ngo yararwaye ngo niyo mpamvu rero babikora ngo baramufashe ku ngufu ngo cyangwa se ngo bene wabo ngo bafitanye amasano. I mean wa wundi apfe atari wagize uruhare muri ibi bibi. Noneho iyo babikora batyo babototera kuko bagomba kugenda buhoro batumenyereza baduhindura mindset yacu uko bagenda bakumenyereza ibibi. None se kankuye nk'urugero jewe nkigera mu mujyi cyane cyane hano Kigali ko niho nabibonye cyane najyaga mbona abantu bambaye ipantaro b'igitsina gore za tisi kuko mbere bambaraga za jeans
kuko tisiyo umugore mufata cyane ukareba ugize ubwo bukareba hirya none numvaga yuko ntazagera naho ndi bambaye ibyo bita ngo ni amakora ariko amakora hanyuma nayo baza kuyankura imbere baza ibyo bita ngo ni amasogisi none ibyo bintu byose ubu sigaye mpura nawe nkareba ari ibisanzwe haje n'agapira haje n'agapira ntacyo batakoze rero kuko umuntu aturuka hari igitsina ukakireba uko ameze wese kandi we yareba ureba hirya akumva arababaye ashaka yuko umureba kuki ashaka yuko umuhanga amaso ni umwuka mubi umurimo ushaka nawe si we ni umwuka umurimo mubi ngo umurebe cyane none hagusitaza Bibiliya iravuga ngo abazana ibisitaza bazabona ishyano nubwo byo bitazabura ariko abazana ibisitaza bazabona ishyano abo bantu rero iyo babwiye ubyinjiyemo uba winjiye mu kintu gikomeye yuko buje abantu uburenganzira bwabo bwo kwambara ubusa uburenganzira bwo kwica amategeko y'Imana mbese kurwanya ni kuvuga amategeko y'Imana kuko hari ababyumva ukundi kurwanya icyo umwuka wera atwereka umwuka wera uri muri twe niwe utwereka ngo kiriya ari ishyano kandi akatwereka n'impamvu zacyo dukurikije iki ijambo rizima ijambo cyo twita mu cyongereza logos ijambo ry'Imana rya rusange noneho hakabamwe ijambo ry'Imana nanone cyo bitarema itwereka icyo cyaha cy'umuntu akora particularly dukurikije ibyanditswe bikivugaho byihariye ugasanga umuntu ko Bibiliya nivuga ngo ibisitaza ntibizabura kuza baba bavuga iki ikigusitaza si uko usitara ugacika ino Alice Bailey imyaka 75 irashize ashyizeho akantu kitwa kubita love bond ni irari aravuga ati niba ufite akantu kubona umuntu uko ari ukamurarikira ukumva umushaka akantu yakise ngo ni love bond na akantu gahuza ba bantu babiri bakararikirana aho kantu rero ntabwo ugomba kugatesha inzira yawe aho ugomba kukareka ugasohoza umugambi wako riri muri wowe ugomba kurisohoza noneho wa muntu mukajyana byumvikane ko ushobora kuba niba wari warashatse umugore ushobora kumureka cyangwa ugasaba gatanya ugafata wa wundi uriya ugiriye love bond ufite love bond ukurikiye kuko niwe ubonye niwe wawe wari waribeshye none uramubonye niwe wawe n'umugore nawe arabishobora niwe kubikora ibyo rero bikavuga ngo kwa gushakana no kujya muri commitments zo gushakana bigomba kuvaho n'ibyo gusezerana ishizo bizavaho umuntu ajye aba usibye ko najye gusezerana hari icyo nakuvugaho ku ruhande rwanjye ariko gusezerana ubundi ko kwakomeza ariko kabuka abakristo kabuka abakristo ko nibo bazi icyo bakora ndavuga abakristo ariko babyawe n'Imana nibo bashobora gusomera ntabwo ari abanyedini se ko mu kubarenganya abantu n'imbohe ugiye kubashyira kubabusha mu bintu byo bitoroshye kuko nta kwihangana bafite ubundi iyo wamaze kwakira Kristo ikintu cya mbere ufata kigusaba habaho kwihanganira umuntu uko ari abantu barahinduka abantu baramurwara abantu baramugara abantu bagira n'ibindi bibazo utamwihanganiye se adasa nk'uko wamurebaga sa cyane cyane nkatwe abagabo bondi ya kujyana ahubwo ubu ngubu n'umwanzi wacu ku buryo bwemewe so rero we akavuga ngo niba umuntu iyo ubonye ngo umuntu muhuje love bond muhuje ryarari ngo muri wowe habamwe ubushashi ngo burabya bushaka wa muntu icyo gihe rero ngo ntabwo uwo ngo niwe mugabo wawe niwe mugore wawe kandi iyo umutakaje ngo nta gihe na kimwe uzabaho unezerewe ngo kugeza igihe uzasohoza icyo kikurimo muhuye ngo rero kubera izo mpamvu so if you to kugira ngo unezerwe ikiriya cyose kiguzi cyose byasaba bisaba yuko ubona umuntu wawe bisaba yuko wa muntu udakunda umukura mu buzima bwawe urumva neza wa wundi udashaka if it means getting him he or out of that marriage nabo uwo muntu mubana ukaba wumva utamutanezerewe naho mwarashakanye ubwo rushako ni ruseswe ufate wa wundi wawe muhuje noneho rero niba kandi uwo muntu nanone wowe wararikiye nawe akakurarikira mugahuza love bond kaza iyo ipfuye
kugeza ishobora kugera igasaza, nta mpamvu yo gukomeza kugira ute komeza kumwifungiraho, ahubwo murekera n'ushake undi ujyanye n'iki ni love bond nshya yaje, wa undi murabanye mwari mwarararikiranye ariko noneho igihe kirageze irashaje ya love bond cyangwa ryarari mwari muhuriyeho rirashaje, ntabwo bigusaba kongera kuba imfungwa aho ngaho, mute ushake undi ugezweho icyo gihe. ubu ni ukuvuga rero nkatwe nk'abagabo kuko ibyacu biratinda, ushobora gusaza ugize abagore nka 10 cyangwa 20 ni 10 gusa baze ubwo n'igihumbi wabarenze. Urumva neza kugira ngo tugendere mu nzira y'Imana turebe Bibiliya ivuga iki ku byerekeye gushakana. Ngo Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'Iyudaya hakurya ya Yorodani, ahangaha ni muri Matayo 19. ngo abantu benshi baramukurikira abakirizayo, noneho abafarisayo bo baza aho ari bamugerageza, baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Nawe arabasubiza ati ntimwari mwasoma yuko yabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe umugore mukabana bamubaye umubiri umwe. Noneho akavuga ngo ikibabwira ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntazagitandukanye. Ngo uyu mugore arasenya umugambi w'Imana, uyu ni umugambi wa antikristo. Amabwiriza y'Imana n'umurongo wayo yaremeye umuntu, Satani arabusenya anyuze muri uyu mugore kugira ngo abantu babe uko bishakiye. Ni ukuvuga ngo ntabwo yitaye ku magambo y'umukiza mu gihe yavugaga ibi, ubwo cyari kimurimo ntabwo ari amagambo y'agakiza, ahubwo ni amagambo yo kurimbura ubugingo bw'abantu. Noneho rero baramubaza bati niba ari uko niki cyatumye se Mose ategeka ko umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko yamwirukana? Bamumaje ibyo Mose yabategetse, ariko Mose yabategetse kubera impamvu Yesu ashaka kuvuga. Arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Kuvuga ngo Adamu Imana imuha umugore, ntabwo yavuze ngo ariko umugore umpaye ni mubi, kuko umutima we ntabwo wari unangiye, waje kunangira hanyuma biturutse kuri Satani maze kumwinjiza mu mugambi wo kuyirate wo kwigomeka ku Mana. Ni nayo mpamvu uhereye icyo gihe abantu barangiritse, baba babi uko bakomoka muri rwa rukiryi rwa Adamu waguye. Yesu aza kugira ngo adusubize kuri wa murongo mwiza wo kugira ngo dukiranuke, niho ubundi icyo turwana cyo. Ariko rero Satani nawe akabirwanya nk'uko n'ubundi yabikoze mbere, nabwo baracyabikora kugira ngo azane ibibazo. Arabasubiza ati Mose ibyo yabikoze, Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu yari inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe abasambanye. Ni ukuvuga ngo bibaye Satani ashaka ko biba uruhererekane, wirukana umugore mutandukane, acurwe n'undi aba arasambanye, nawe ushaka n'urasambanye, noneho ibe sayiko y'ubusambanyi, ku buryo umuntu kuzava muri icyo kintu bizamubora, azasanga yaraguye yaragiye muri Kwagimaya. Nibyo biba mu Burayi. Ubu ngubu abanyaburayi benshi, hari umuzungu uherutse kuza n'ahangaha ngo mwivuga butumwa, hageze n'ahangaha ikintu cya mbere na mbere, kandi yaradivurushije n'abagore. Ikintu cya mbere bivuga ashaka kurongora abonye abakobwa hano b'abanyarwandakazi. Ngiye nkagira umugore, urumva abambere atandukanye nabo sinzi icyabiteye, ariko ni wa muco wabajemo kutumva iby'Imana ntibakibiha agaciro. Yaraje kuvuga ubutumwa, yaraje ngo aje kuvuga ubutumwa, nanjye n'umuntu wamubwiye yarakoze divorce n'abandi bagore. Yes, uno si umuzungu wamukura udafite ibyo ngibyo. Ubu baragenda bake cyane, abazungu bafite icyo kibazo ni bake cyane, bafite uwo mwimerere yuko atagize. Ari nacyo nyine Satani ashaka kugira ngo abananize umurimo w'Imana nyine upfe muri bo, bakagenda babizirura bava ntacyo bitwaye, bakora ibyo kandi bakomeza bakavuga n'ubwo butumwa. Nuko ararambagiza rero naha ararambagiza, ariko biza kugaragara yuko afite ikibazo cya depression.
cy'uburwayi bw'agahinda. Agahinda kagenda uko ugenda ukura, uragiye utandukana n'abagore, ntunabyare, ukareba urashaje. Noneho icyo bita mu kinyarwanda ubumwe, icyo twita hari icyo bita ubumwe mu kinyarwanda cya mbere, hari icyo bita ubumwe butari ubumwe n'ubwiyunge byo kuba umuntu gushyira hamwe. Hariho ubumwe bushaka kuvuga isolation, kuba uri wenyine utagira undi mubana. Ibyo rero bwabyo bizana uburwayi, kuko umuntu ntacyo ari Imana imurema, yaremye umuntu ari social being, ari ikiremwa gikunda kubaho kiri kumwe n'abandi. Niyo mpamvu n'inyamaswa zino zishaka gusa n'abantu nk'ingagi zigira imiryango, buriya ziraturusha bo kubaho. Zigira imiryango kuko zifitanye isano n'umuntu. Umuntu rero ntashobora kubaho adafite umuryango. Iyo adafite umuryango ariheba, cyane cyane uko agenda akura, kuko uko agenda akura ibintu bimuhugenza bigenda bishira. Agatangira gushaka umuntu bavugana, umuntu abwira ati ndarushye mpindura bite, yakumva umutima udashaka kuri ikintu runaka, ati reba ukuntu wampindura untekera akantu. Abagabo twe niko tumera. Niyo mpamvu buryo umugabo akenshi kugira ngo bimere neza akwiriye kurongora n'umugore aruta, uko ugenda usaza bakaba gifite ku kabaraga. N'abanga bagenda bijira ibikecuru ngo ni shogamami kubera ubutindi, ibyo nabyo ni ishyano. Ariko Imana yo mu ijuru nuko turengera Pastor, ariko aba yamukunze n'urukundo nyine, kandi urukundo rujyaho rushaka. Ibyo si byo mpfana b'iki gihe. Ni ukuvuga ngo hariho icyo bita urukundo burya bababeshye, ahubwo ni inyungu, ni interests. No, umukecuru uramushaka kubera yuko umukunda? No, uramushaka kubera ibyo atunze. Ubwo rero bigenze bityo, bya binatuze bizashira, ntimuzabana. Twebwe abagabo nitwe dushaka umugore, ukamushaka ari muto, ari mwiza, we niyo atagushaka, kuko we ntabwo ari we, agenda gukunda burya buhoro. Kera barateruraga iyo ngiyo iwacu, aterura umukobwa ari atagushaka, ariko buhoro buhoro bikazamenyera. Burya umukobwa iyo ashaka no kugenda ukamukunda, ukamutetesha, ukamugira neza, nawe urukundo ruraza. Nuko urukundo rw'abagore rumera, ntabwo ahitamo ngo arareba. Tukiri kuri iki kintu cya divorce, turimo kubona ko hirya no hino mu bihugu nk'uko bivuze by'Uburayi, abazungu bageze naho bahana kontara mu gusezerana. Kandi tubwiye ko ibintu ngo bimaze imyaka 75. Bivuga ngo byatangiye gushyirwa mu bikorwa, kuva bitangiye gushyirwa mu bikorwa hashize imyaka 75. Kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yose irangiye nibwo byatangiye. Ubu ngubu mu Burayi bageze ku kintu gikomeye cyane, aribyo bita women swapping. Avuga ko mwagiye hanze mukagurana abagore, umwe ukamuha uwawe nawe akaguha uwawe, kandi muri pariki ahantu saza mukaryama aho ngaho hanze. Yes, barabikora kuko sex ni nk'umukino, ntabwo bikiri mu ntuza. Kandi uwo mugore wumuhaye n'ubundi ntabwo ari uwawe, nuko umwitije, kuko nawe nashaka ejo muzatandukana. N'abantu bakabaho mu buryo bwa kinyamaswa. Ni ukuvuga ngo ibyo Satani yashatse akoresheje umugir w'akazi RSBR bigeze kure cyane, uretse kankwe nk'urugero. Ubu mu Rwanda mu 2016 twagize divorce cases. Divorce cases zari 21. Mwaka wakurikiyeho ziba 69. Uwakurikiyeho ziba 1,300. Uwakurikiyeho ziba 7,800. Ubwo nuwaryare 2019. Nukuva rero ubu ngubu uyu urujya gushira, ushobora kuzaba turi mu 30. Ubwo sura divorce cases zirimo ziriyongera. Ni ukuvuga ngo haragenda haba ibintu bidashobotse mu buzima bw'abantu. None bano bana bacu cyane cyane abadivorce ntawe n'abakecuru, n'abakirongorwa. Umuntu akamara imyaka 2-3 atinda divorceje, undi akaba yashaka afite ikibazo cye nkawe w'umukire, akati tudusezerano ati ndaje, ariho gushakaho umutungo. Ati jewe umugabo yankubise yangiza ati yandebye nabi, mfite n'urugiye kundeba nabi birantera ubwoba, sinshobora kubana nawe. Ati jewe ndagiye. Ubwo kandi bivuze gusatura ugabana. Mutunga akabara ubonye akababunye igishoro, cyangwa abonye itike kimutwara kujya kuzerera ipfiyo ngiyo bagiye, kandi abo ngo bagiye kwa Satani n'ubundi. Urumva ni ishyano rikomeye cyane, twugarijwe n'ibibazo bikomeye. Ni ukuvuga ngo ahangaha uko mbyumva na wa muryango w'abana ntago bizashoboka. None se umuryango w'abana wawe ko n'abantu ubwabo baragenda bikunda cyane, ko ntago bagikunda n'abana. Ubundi umugore kugira ngo atumwana asohoke agende byabaga ari ishyano. N'abagabo nubwo yabaga twebwe abagabo tugira impuhwe nkeya ku bana, ariko kugira ngo ufate abana bawe ubate uko bibigezweho, uko abagabo basigaye bahukana. Utabana ugenda abana bakure utazi uko bariho, kandi ejo
uzahaguruke ushaka wumva ni abasore n'inkumi udashobora kubatunguka imbere kubera ko wabahemukiye, nabyo ugasanga ni urupfu rw'Satani azana. ariko uzi kuba utarareza abana Imana ikabarira wajya kubona ukabona abasore n'inkumi ejo bakagushaka bagira ngo uzushyingire, wakwicara muri ibyo biro ukumva utekanye se? Ibyo byose Satani aba ashaka kudukora. Kandi hari n'abo nabonye bameze bate. Hari umusaza nabonye mu bukwe yaje gushyingira umukobwa yavuye hakurya muri Uganda, areba acuritse cy'umutwe hasi adafite amagambo byo kuvuga, yagize isoni. Ubundi bwana bwo afite ni buto, abo yabyaranye n'umugore wa mbere ni graduates barangije kwiga bameze neza no mu Rwanda babonye akazi, ariko we yarongowe n'umugore muto, ubwana buracyamurushya kandi arashaje, nta cyubahiro afite imbere y'umukobwa. Iyo niyo ntego ya Satani muri izi ngingo. Hanyuma wenda kugira ngo tugeraho dusubikira, ndagira ngo dufashe iri jambo love bond risobanura iki? Love bond ni irari riri mu muntu ariko rishingiye ku busambanyi. Ko nubona umuntu ukamurarikira, we ntabwo akise, mu Cyongereza bakita lust, ntabwo akise yo ari irari riyerekeza ku busambanyi, ahubwo ribaye love bond, ni urukundo, rihaye akazina k'urukundo. Urukundo, love bond. Bond ni igifatanya ikintu n'ikindi. Ni agahuza k'urukundo rwawe n'uriya wundi. Ubwo ni ukuvuga ngo ako kantu nyine, niba ubonye inkumi hariya kuriya yanditse amaguru, dore ko basigaye nyine bagenda bayanditse nk'uko mwabitubwiye, ukumva umutima wawe uramurarikiye, uhita umukurikirana, uvuga uti twari turi kumwe arashaje rwose, ukurikira ukamusaba nomero ya telefone mukagenda mutyo. None se ubu si cyo kirimo gutuma ubusambanyi bugwiriye ku isi? Ubusambanyi burakabije, kuko ubusambanyi bururi na buhindura isura. Haraza icyo twita sexual perversion, buriya no gusambana gusanzwe buriya ko kuguteye ubwoba. Haje sodomization, bya Sodoma, kuryama n'umugore mu kibuno mu kanwa, ibyo nabyo bimaze kuzana ibibazo, nibyo bisigaye bituma n'ingo zisenyuka. Umuntu agenda avuga ati genda shaka ibi, kuko buriya pornography nicyo cyari kimwe mu bintu ikora, yigisha abantu kuba sexual perverts. Hari amagambo Yesu yavuze, sinzi niba twayahuza n'ibi bintu bya divorce ndetse n'iyo love bond, ubusambanyi bw'ubwirane, ni ukuvuga ngo ni irari riza n'ubusambanyi bwinshi. Ni amagambo Yesu yavuze mu bimenyetso bizaranga kugaruka kwe muri Matayo 24 n'umva ari umurongo wa 36, aho yavuze ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho waba marayika wo mu ijuru cyangwa umwana keretse Data. Aravuga ngo nk'uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba, nk'uko byari bimeze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure. Yavuze utuntu tune, yaravuze ngo bararyaga, baranywaga, bararongoraga. Aha nkagira ikibazo, kuki Yesu yafashe ijambo kurongora akarikira mu bimenyetso bizaranga kuza kwe? Icyo yashaka kuvuga, yavuga yuko ubuzima buzaba bumeze nk'uko tububona, nta kimenyetso kivuga ngo noneho bizaba bihindutse ukundi, byo bizaba bikomeza. Bararya, baranywa, bararongora, barakora n'amakwe, kuko amakwe yazakomeza ntibarongora, baranashyingiraga. Yes, nuko uko ibintu bizaba byarahinduye isura mu mikorere, ariko bizaba bikorwa. Nicyo nashakaga kumenya, kuko urumva yaravuze ati nimubibona, kuko hari umuntu ushobora gutavuga ngo none se ubundi nyine mbere n'ibyahozeho, kuki Yesu none we yabizanye mu bizaranga kuza kwe kandi na mbere byari bihari? So abantu babwirwa n'iki kagiye kuza kandi ubundi byarahozeho, none ukibaza kuki yabizanyemo? Tukibara nk'ikimenyetso, ibyo ntabwo tubara nk'ibimenyetso byo kuza kwe. Iyo tubara ibimenyetso byo kuza kwe yarabitubwiye, ni izi ntambara, ni imishyitsi, ibirunga kuruka, bitingito, indwara z'ibyorezo, intambara, inzangano, umuntu kwangwa n'abo mu rugo rwe, guhagurukirana. Yes, ibyo nibyo yavuze birazaranga kuza kwe. Ariko ibi ngibi byo ntiyabifaze nk'ibimenyetso, ahubwo yavuze ngo azaza ibihe bimeze nk'uko n'ubundi byari bimeze kuva mbere hose, nta gihindutse. Mbega ubuzima buzaba bukomeje nk'uko bwariho mbere. Mu yandi magambo, muri ibyo bihe ubwo buri wese arasabwa kubamo atavuze ati ubuzima burakomeje, ahubwo yiteguye kugaruka kwa Yesu. Yes, ni ukuvuga ngo ibyo yaduhaye nk'ibimenyetso ntabwo tubireba. N'icyo kwereka yuko umuntu yapfuye, iyo uvuze utize intambara, indwara z'ibyorezo, ngo ariko zahozeho, ngo habayeho ngo intuza yo mu Bushinwa, flu, yo muri Spanye, ngo nabwo habayeho ibyo bita plague,
plague ngo naho cyari icyorezo. No, Yesu ibyo yabivuze aganisha ku bintu bizamuranga, kandi yabivuze uhereye igihe cy'imperuka hasize imyaka 2000. Iyo mubwiye ibintu, iyo Yesu avuga ibintu ntavuga ibintu byatangiye mu cya 900 cyangwa mu cya 800, avuga ibintu byatangiye muri rimwe akiri kuri iyi si, kuko nibwo bizira byatangiye gukorwa nk'ubwo. Nabwo ubugome bwa mbere bwo ubu icyaha kiruta ibindi byose Imana ibona, kiruta ibindi byose Imana ibona no kuyimura no kuramya ibigirwamana. Ibyo rero nibyo byabatangiye, kandi kwimura Imana ukashyiraho ibigirwamana nibyo bituzanira n'ayandi mage n'ibindi byago bigenda bikurikira mu isi. Ya pase mu gusoza muradufasha, ni iyihe nama mwagira abantu bubatse ingo ndetse n'abandi basore n'inkumi bari kwitegura gushinga urugo? Kuko birumvikana ko umushinga wa Satani ugeze kure cyane kandi gushyirwamo imbaraga nyinshi, nkuko mwabitubwiye ko ari ibihugu n'amadini byose bizabishyiramo imbaraga. Mu by'ukuri yaba agakiza kubakiye ku muryango, yaba ubuyobozi bw'igihugu no kugira ngo igihugu kiyoborwe neza, nuko abana baba bararerewe mu muryango bakabatoza umuco, kugira ngo ingo ziye gusenyuka nabwo ni bwa burere. Ariko uku nyine turi kubona divorce ni ikintu cyabaye ikintu ubuzima busanzwe, nkuko mutubwiye buri wese arajya arikundira umusore amubonye amafaranga batikanye nawe mbane nawe nubwo mbona adahuje n'irari ryanjye uko mbishaka, ejo muri divorce njyana umutungo, nidushaka tuzatunabyaranye rimwe. Sibyo ko n'abahita babikora bo banavuga ati nyine kadute twifungisha hanyuma twibereho muri ambiance y'urukundo, ariko ejo nidushwana uwo mutungo nzawutware. Icyo kintu kigezweho, kumbi bari gusohoza ibyo RSBR yahawe na Satani nawe abiha Illuminati. Hakaba ikindi noneho rero n'abandi noneho ubutani babifashe nk'ibisanzwe, ku buryo bashakana bashwana gataye bati uwambonye inkuzi, undi ati nanjye wambonye inkuzi, ni wowe wandeze, dutandukana ndashaka undi. Aba bantu urabagiriye nama ko wumva divorce mu Rwanda naho ifite imbaraga, niba ari hano mu Rwanda ahubwo ku isi yose bigeze kure ku iterambere, twebwe bibije vuba, ubwo ahandi bigeze kure. Umugambi wa Satani uri kugerwaho, niyo mpamvu nivuga butumwa naryo rigoye kurivuga, ko uraribwira abandi se n'abana batarezwe bibirara bakumva, kandi barakure mu bimogi n'ubwicanyi n'ibiki byose. Aba bantu bubatse ingo n'abandi barimo kwitegura kuzubaka, nihe nama mwabagira kugira ngo babashe kumenya ko bari gusohorezwaho umugambi wa Satani batabizi? Jewe icyo nabwira abantu bari mu isi, ntabwo nshaka kubaka urufatiro rw'amadini rwapfuye, kuko nimbwira abapagane kandi nkubwira abakristo ntacyo byamarira. Reka maze kumbabwire yuko ubuhungiro ubwo ari bwo. Amagambo dusanga muri Luka 24:45 aravuga ngo amaze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, ati niko byanditse ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, uhereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranyije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzahambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Yesu njye natangira aho Yesu atangiriye, kuko hari urufatiro rwashenywe n'iyobokamana ry'Abaroma. Abaroma baraje iyobokamana barishyiramo bararyica, bashyiraho igishushanyo gisengwa ariyo kiliziya. Barangije abagorozi baje mu cya 517 duhereye kuri Martin Luther, ashaka kugorora ahera kugorora kiliziya. Kiliziya kuyigorora rero kandi ishingiye ku rufatiro rupfuye, niyo byazanye ibibazo dufite. Agenda havukamo amadini gusa, akomeza ya mihango, bakomeza imikorere y'isezerano rya kera n'imihango yagiye izanwa. None iyo mihango ntiyatuma revolution yuzuye ntiyaba. Ubu rero turashaka gushyiraho revolution nshya ishingiye kuri gahunda ya Kristo, yuko tugomba guhabwa imbaraga mvajuru n'umwuka wera, tugakorera Imana binyuze mu kwihana no kwizera Yesu Kristo, tugahabwa imbaraga nshya. Noneho umuntu akaba icyaremwe gishya kuruta kubwira abantu b'iki gihe bakora, kuko uramubwira ibyo
ntafite ubushobozi bwo kubikora. Niwo kubwira umurambo ngo haguruka urye cyangwa ukarabe, ntibishoboka kuko ibyo bintu biramurenze, ntabwo ari ubushobozi bwe. Noneho tukareba muri Yohana, Yesu yongera kubwira abayuda igice cya mu Yohana 10:7 haravuga nuko Yesu arongera arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko ari irembo ry'intama, abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni irembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Kuvuga ngo umuntu winjira muri Kristo, nicyo asaba abantu bose bahungire muri Kristo, nibinjira bazasohoka. Icyo baza ni ukuvuga ngo bazinjira mu irembo rimwe basohokere mu cyanzu. Icyo bazabona ni iki? Ni urwuri. Urwo rwuri ni uruhe? Ni amahoro n'ubugingo bushya. Urwo nirwo bashobora kubamo bakagira amahoro, bakishima, bakagera ku byo batekereza. Naho kubwira umuntu w'iki gihe ngo wamugira nama ki? Nabanze apfe azuke, namara kuzuka azukire mu bugingo bushya. Ubwo bugingo bushya niho nahera ngira icyo mubwira. Naho ibyo kugira bari mu isi inama, it's waste of time. Kuramubwira Satani aramubwira ibi, uramubwira we yararangiye n'ibyo mubwira gusuzugura cyangwa yufata ari ibintu bitajyanye n'igihe, wamubwira si kibene nk'uwo nguwo. Gusa ikimbabaza nuko bagera imbere bakazababara hanyuma bakicuza bati yabona arabimenye mbere hose. Ariko kugira ngo baticuza, niyo mpamvu mbabwira ikintu kiticuzwa ni kimwe, ni ukujya muri Kristo Yesu. Ntabwo ushobora kuzabyicuza. Abari muri Kristo Yesu bo nabaha amagambo meza ari mu gitabo cy'Abatesalonika, abasanzwe barimo babandi bari muri Kristo Yesu ubu ngubu, bo nababwira aya magambo dusanga mu Batesalonika igice cya 2, mu rwandiko rwabo rwa 2 igice cya 2 umurongo wa 13. Haravuga ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranyirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Ngo nibyo yabahamagariye, ibahamagarishije ubutumwa twahawe, kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene data muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba arizo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, ihumuriza imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Haleluya. Ari niyo magambo akwiriye abana b'Imana, bishime banezerwe ko baratoranyirijwe ikintu gikomeye, bakomeze kugenda muri uko kuri. Aya magambo tuvuga aha ngaha akomeze, kandi nyabona n'abantu bako bashima za comments zigaragaza yuko bakiriye Yesu ntacyo bicuza bafite, ahubwo bishime yuko batoranyirijwe ikintu cyiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze Pastor Musisi. Ndibwira ko abantu basobanukiwe neza, barimo kumva umugambi wa Satani afitiye isi n'uburyo yifuza kuzisasira abantu benshi. Ariko turashimira Kristo kubwo gukomeza guhishura ayo mabanga, ubwo bwiru bw'umwanzi ku muntu wese wifuza kuzahabwa ubugingo. Ubu butumwa arabwumva. Reka rero mudufashe gusengera buri muntu wese wari ku ubutumwa bwiza, kugira ngo bube imbibe nziza mu mitima yabo. Murakoze cyane. Murakoze. Mbere ko dusenga tubwira abantu ko ufite ashaka kuvuga kuri kiganiro, hariya muri comments adushiraho ibyo yumva, kugira ngo ubutandi tujya gutangira tuzabitangirireho tumusobanurira, kuko burya ntabwo abantu bumva ibintu kimwe. Utashoboye ibyo ngibyo ashobora nanjye kumpamagara, kuko dufite telefone yanjye igendanwa ariyo 0788 50 60 76. Abadiaspora bacu kuko ari nabo cyane cyane amaso y'abahanganye n'ibi tuvuga bako barabireba cyane, shira akamenyetso ko guteranya 250 788 50 60 76. Icyitonderwa, iyo niyo nomero yanjye no kuri WhatsApp. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Kadusenge. Mana ishobora byose, turagushimye, tugushimiye akanya keza dushobora kuganira. Tuzi yuko ibituganira atari ko ababikurikirana babyitayeho ntabwo ari benshi, ariko ku ntore zawe wahamagaye zo zizafashwa n'aya magambo, haba muri iki gihe cyanone cyangwa no mu bihe bizaza tutazi. Nuko rero komeza ubane natwe, duhe umugisha nawe baho umugisha, kandi ibintu bizabagirira akamaro, kazaba intandaro cyangwa ubwako buzatuma bahindukira Kristo Umukiza.
icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe bikomeze mu izina ryawe Mana, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amina. Reka dushimire mwebwe mwese mwari mukurikiye ubutumwa bwiza kandi mujyana ayo magambo y'Imana, abakomeze kandi muyafashishe n'abandi. Amahoro y'Imana akomeze kuba kuri buri wese mu izina rya Yesu. Yesu nifuza